Mupaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhijaba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antuka inanisaidia sana juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba taki niko najitupa mie peke. Umwana wiga segonderi mwishyurira ishuri bose ubuzima burakomeje. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mupaka shamba letu mugikurikira kuri radio y'abaturage ya Huye kuwa gatanu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, kuwa gatandatu kuri radio y'abaturage ya Rubavu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, no kuwa mbere kuri radio y'abaturage ya Rusizi n'ubundi ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radio y'abaturage ya Rubavu, radio y'abaturage ya Huye ndetse na radio y'abaturage ya Rusizi. Mupaka shamba letu. Turabasuje mwese bateze amatwi ikiganiro Mupaka shamba letu. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Kuko mubizi tariki ya 8 Werurwe ya buri mwaka aba ari umunsi mpuzamahanga w'umugore. Muri urwo rwego twabateguriye ikiganiro kigiye kwibanda ku birebana no kwigira mu bukungu, aho tugiye kureba niba ubucuruzi bwambukiranya imipaka bushobora kugira uruhare mu guhindura ubuzima bw'umugore mu rwego rw'ubukungu, imibereho myiza ndetse n'iterambere. Muri kumwe na Solange ya none. Kwizere ko rero abadukurikiye cyane cyane abagore by'umwihariko mwashoboye kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore. Turizera ko bitabaye gusa umunsi mukuru ahubwo ko ari ubutumwa mwatahanye. Dutangira iki kiganiro cyacu kigiye kurebera hamwe uburyo ubucuruzi bwambukiranya imipaka bushobora guhindura ubuzima mu rwego rw'ubukungu ku mugore. Tugiye guha ijambo abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bo mu karere ka Rubavu. Aba twaraganiriye batubwira uko ubu bucuruzi bwabafashije guhindura imibereho. Nitwa Uwineza Alice, nanjye nkora ubucuruzi buto buciriritse bwambukiranya umupaka. Ubucuruzi bwambukiranya imipaka icyo bwahindura ku buzima bw'umugore birashoboka cyane kuko biduhereza inyungu ya buri munsi, iba nkeya cyangwa iba nyinshi ariko ikaboneka buri munsi. Noneho bikadufasha kubona aho twizigamira mu matsinda cyangwa mu dukoperative dutoya utumina duciriritse. Byahinduye ubuzima bwanjye, unansuye mu rugo wabibona bitandukanye nuko nari meze mu myaka yashize. Nabashije kongera imigabane mu kimina, nabashije kwiteza imbere, navanye ku 1,000 ngeza kuri 5, mbasha kugura imigabane 5 kuko umugabane umwe ni 1,000 mu kimina cyacu. Twizigama buri wa 4, bijyanye n'ubwisungane tubutangira ku gihe. Mu rugo mbega nta kibazo urebye, ku ruhande rwanjye no ku ruhande rw'abadamu bagenzi banjye muri rusange nta kibazo. Murakoze, nitwa Mukamuganga Emerance, nkora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka, imboga n'imbuto. Ngiye byaramfashije cyane kubera ko mu gihe cyashize ari gihe cyageze sinambuke kubera ko icyo gihe ntago nari ndakabona igishoro, ariko igihe ngiboneye n'imbuto zeze nangira kujya nambuka nkajya muri Kongo tukajyana imyembe ngahaha muri Kongo, nataha mu rugo haba hari n'ikibazo ngomba gukemura ngagikemura, muri make ngafasha n'umutware ku mbogamizi zo mu rugo ziba zihari, ibibazo bihari tukabifatanya kubikemura. Ni ikiganiro Mupaka shamba letu aho hari mu karere ka Rubavu. Ubu noneho tugiye guha ijambo abagore bahoze bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ariko uyu munsi bakaba bacururiza ku mupaka w'Akanyaruho aho ni mu majyepfo, kugira ngo nabo batubwire icyo ubu bucuruzi bwabafashije. Urakora ukishyura inguzanyo
ukizigama mu itsinda, wagira akabazo ukagakemura, kandi no guhaha ugahaha n'ikayi y'umwana ukayigura, ukumva yuko nyine utagomba kuzarya umunyu, cyangwa waba uri nk'umugore ukumva yuko uzahora uhanze amaso umugabo icyazanye, ariko umugabo yazana urakira, atazana nawe agasanga hari icyo wabonye mukunganirana. Nitwa Angelique Nizeyimana. Ubucuruzi bwambukiranya umupaka ikintu bwamfashije, mbere ntaratangira kano kazi byabaga bigoye kubona icyo nkeneye, ariko aho natangiriye kano kazi urumva mu gutangira nakodeshaga inzu y'ibihumbi 7 ku kwezi. Niyo nabagamo nayikodeshaga 7, iyo nacururizagamo nkayikodesha 12,000. Izi saha ubu ndi gukodesha inzu y'ibihumbi 35, yo kubamo n'inzu y'ibihumbi 30 yo gukoreramo. Urumva nyine navuga ko hari impinduka. Muri icyo gihe byabaga bigoye kubona n'ayo mafaranga, ariko izi saha nibura mvuga ko nubwo biba bigoye ariko ngerageza kuyabona. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Ubu noneho tugiye mu karere ka Rusizi. Abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bemeza badashidikanya ko ubucuruzi bwahinduye imibereho yabo, bityo bagashobora kugira intambwe batera mu rwego rw'ubukungu. Mbasha kujyana ubucuruzi bwanjye nkagenda ngacuruza. Iyo ncuruje ntabwo ngarutse ntashye, ntabwo mbura icyo nifuza. Bituma imibereho igenda neza, no kuvuga ngo zimwe mu nshingano ngomba gukurikirana zo mu rugo z'ubuzima bwanjye bwite ndetse n'ubw'umuryango wanjye zigerwaho, ko nimba ari amafaranga nkeneye, yaba ari aya mituweli, yaba ari ayo gushyira muri rya sinda, n'ubundi ntabwo nyabura kuko maragiye gucuruza nkunguka. Mukomeje gukurikira ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Deni Bazire Uwingabiye ni umuhuzabikorwa w'umushinga Mpaka Shamba Letu mu nama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda. Aratuganirira icyo uyu mushinga ufasha abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kugira ngo babashe guteza imbere ubucuruzi bwabo, bityo bashobore kwikungahaza. Ahanini tubongerera ubumenyi cyane cyane mu bijyanye n'imicungire y'ubucuruzi bwabo bakora, icyo twita education financière. Tukabigisha neza uko bacunga ibyo bacuruza kugira ngo bamenye mu by'ukuri niba ubucuruzi bakora bwunguka cyangwa niba buhomba. Ikindi kandi tubahugura no ku mategeko amwe n'amwe, cyane cyane amategeko ajyanye n'imipaka cyangwa se amategeko ajyanye na gasutamo, uko bamenya uburenganzira bwabo, bakamenya n'inshingano, bakamenya ibyo bishyura, bakamenya n'ibyo batishyura bagomba guhabwa nka serivisi bafitiye uburenganzira. Ikindi kandi nk'umwaka ushize 2025 amatsinda yose dufite uko ari 112, aho dukorera Rusizi, Bugarama, Rubavu ndetse no ku Kanyaru, twabahaye inkunga ku buryo buri tsinda ryabonye 500,000. Ubwo no kuvuga ngo amatsinda yose uko 112 yabonye inkunga ingana na miliyoni 56. Iyo nkunga yari igamije kugira ngo ifashe babandi basaba inguzanyo kugira ngo bongere igishoro cyabo. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu mukomeje gukurikira. Ubu tugiye kuganira na Mukeshimana Marie Rose, akaba ari umuhuzabikorwa w'inama nkuru y'abagore mu murenge wa Gisenyi. Uyu kandi ni n'umuyobozi wungirije wa PSF mu karere ka Rubavu. Uyu mugore afashe yambere agahaguruka akagenda akambuka umupaka, aratinyuka akagenda agacuruza, agafasha umuryango, niba afite abana, afite umugabo, ukabona urugo ruteye imbere. PSF rero dufasha abagore cyane, hagiye haboneka amahugurwa menshi yagenewe abagore bambukiranya umupaka, ukabona ayo mahugurwa agiye abafasha kuko hari ibyo babaga batazi, uko bagomba kwitwara, uko bagomba gusora, uko bagomba kwitwara hakurya mu gihugu cy'abaturanyi. Rwose ayo mahugurwa agiye abafasha, abo twagiye tuganira bagiye batubwira yuko hari aho yabavanye, hari naho yabagejeje. Ku bagore rero n'ubundi mu bihe byashize ntabwo abagore bagiraga ayo mahirwe yo kubona inguzanyo, cyane cyane ku bijyanye n'ingwate. Wasangaga hari aho umugore atemerewe kuba yabasha kwipoteka niba ari inzu afatanije n'umugabo, donc cyari ikibazo cyari kibagoye ku bijyanye n'ingwate. Ariko ubu ngubu byaroroshye, hari ibigo by'imari bihari, hari abagore bishyira hamwe batarindiriye kubaka ingwate ikaba hagati muri bo, ingwate ikaba magirirane.
hanyuma kandi hari n'ibigo by'imari ikigo leta yashyizeho bifasha abagore rwose ku buryo ubu ngubu umugore wese watinyutse ashobora kubona inguzanyo nta bindi bigoranye. Mwiseneza Emmanuel ni umuyobozi w'ishami rishinzwe guteza imbere ishoramari n'umurimo mu karere ka Rubavu. Avuga ko ubucuruzi bwambukiranya imipaka ari ubucuruzi butunze abantu benshi bo mu karere ka Rubavu by'umwihariko abagore. Akanavuga kandi icyo akarere kabafasha kugira ngo bashobore kubunoza bityo babyarire umusaruro. Iyo ugiye kureba abakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka navuga ngo 95% ni abagore. Kandi nanone nkavuga ngo ni abagore baciriritse. Iyo ugiye kureba rero ahantu bavuye usanga ni abantu batangiye afite ibase y'ibihumbi 2 atwara inyanya akagaruka agatwara intoryi azana urukweto rumwe, ariko uyu munsi turimo turabona amakoperative manini mu mupaka, abatwara n'imodoka, abiguriye imodoka zabo, abiguriye amamoto yabo. Amakoperative akora ubucuruzi bwambukiranya umupaka yavuye ku gutwara ibintu bidatunganije batangiye gutunganya, tukabona abakora amaji, abakora amafu, abakora ibikorwa bitandukanye. Ubona rero ubucuruzi bwambukiranya umupaka nge navuga ngo ni imbarutso y'iterambere ku mugore wemeye guhaguruka akavuga ngo ko bariya byashobotse nanjye birashoboka. Icyambere tubafasha ni ukubegereza serivisi z'imari. Iyo ugiye kureba uyu munsi dufite icyitwa district sako dose twamaze kuzihuza, uzabona harimo produits zitandukanye zifasha umugore kugira ngo abashe accessing imari. Nituvuge ngo uyu munsi dufite umugore washakaga gucuruza ufite ikibazo cy'ibihumbi 100, 200, 300 wabuze igishoro bikamubera imbogamizi, icyo cyo twagikuyeho. Hanyuma ikindi ni ukubafasha noneho kumva ko umuntu atabanyamwigendaho. Twabashishikariza gukorera hehe? Ni muri ya matsinda, ni mu makoperative. Iyo bari hamwe nibwo begera ukabigisha kwizigama, ukabigisha ko agomba kuzigama muri ejo heza, ukamwisha ko agomba kuba afite mitiweli. Icyo ni kimwe. Ikindi navugaga ni no kubigisha ko atari byiza cyane ko akora ubucuruzi buguma ku cyiciro kimwe budahinduka. Ni ikiganiro Mupaka Chambalet turimo kugana ku musozo wacyo. Tugiye guha ijambo Byukusenge Assumpta n'umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Nyaruguru. Yemeza ko hari byinshi aba bagore bashobora kugeraho. Abagore tubashishikariza kwitinyuka kugira ngo bateze imbere ingo zabo n'imiryango yabo, tukabashishikariza kujya gufata inguzanyo, tukabashishikariza kwitabira ibikorwa bikorerwa ku rwego rw'umurenge byo gukora imishinga ikazonjorwa igaterwa inkunga mu rwego rw'amafaranga babona muri gahunda ya VUP Financial Services. Ni amafaranga bagenerwa atagira inyungu nyinshi kugira ngo ayo mafaranga bayakoreshe abateze imbere. Hari kujya mu matsinda yo kubitsa no kugurizanya, hari ibimina bifatika byateye imbere babamo. Aho hose n'ibyo tubakangurira kugira ngo bitinyuke bagire icyo bakora, bagire icyo bageraho. Ikindi ni uko abo tubona bakorera mu dusoko tudasobanutse tugenda twubaka amasoko aciriritse, bubaka hafi muri quartier abunganira kugira ngo bareke no gusubiza ku mihanda bya bindi basenya imishinga, ubucuruzi buciriritse nyine uko wabivugaga butoya atwara aho ngaho bahurira. Kandi harimo abafite ubuhamya bateye imbere. N'ikimenyimenye ni uko abagore babaye indashyikirwa ku munsi w'umugore ejo ni ku itariki 8 z'ukwezi kwa 3 barabihembewe. Abari bateze amatwi ikiganiro Mupaka Chambalet iki uyu munsi naha tugisoreje. Turabashimira mwese abagikurikiye. Turashimira kandi n'abandi bakigizemo uruhare bose. Ndashimira Jasmine Duhirwe, Jean Uwamahoro na Christine Ndacyayisenga bamfashije gutegura iki kiganiro. Ye na Solange Ayanone. Naho ubutaha. Mupaka Chambalet. Umupaka isoko y'imibereho yacu.